Tani na Surendra n'abahinde babiri bafite inkuru y'urukundo itangaje. Nshatse navuga ko inaruti ya Jacques na Rosa. Tani ni umukobwa mwiza bihebuje, umukobwa w'umutesi ndetse umukobwa wa se wakundanye n'umusore w'umuhungu ufite ubwenge buhambaye, wubaha bikabije, ari kugaragara nk'umuntu nyine udasobanutse nka bamwe bita mu mvugo z'ubu abajangweri. Aba rero ku munsi wa mbere bahuriyeho bahise bashyingiranwa barabana. Uti byagenze gute? Inkuru itangira mu birori by'imyiteguro y'ubukwe bw'umukobwa, ndavuga Tani. Papa wa Tani uba warahoze ari umwarimu yereka umukobwa we umunyeshuri w'umuhanga yagize mu mateka ya kariyeri y'ubwarimu. Ni umusore witwa Surendra. Uyu musore Tani aba yaramubwiwe kuva akiri umwana, akamubwirwa na se kagomba kuba umuhanga nkawe, gusa nyine bari bahuye bwa mbere. Surendra nawe aba yatumiwe muri ibyo birori n'umwarimu we nk'abandi bose, gusa akibona Tani yahise amukunda nubwo bwose yari afite ubukwe. Ako kanya bari mu myiteguro y'ubukwe, papa w'umukobwa n'umukobwa we bahita bakira inkuru y'incamugongo ku mukwe bari bategereje n'abari bamuherekeje bose bakoze impanuka bagahita bapfa. Ako kanya mzee papa wa Tani ahita afatwa n'umutima akajyanwa kwa muganga igitaraganya. Gusa muzehe akanguka amagara Surendra, maze ako kanya akamusaba gushyingirwa n'umukobwa we kuko ngo ari we muntu wenyine waba usigaye ku isi yizeye yamusigira, cyane ko ubuzima bwa muzehe bwari buri mu marembera. Surendra adatinze yemereye mwarimu we gushyingiranwa n'umukobwa we, cyane ko aba ari umwari ufite uburanga buhebuje. Nyuma yaho muzehe agahamagara umukobwa we nawe ngamurage, maze akamusaba gushyingiranwa na Surendra kuko ari cyo kintu cyonyine cyatuma aruhukira mu mahoro, kuko umukobwa we yabamusize mu maboko mazima. Umukobwa nawe wakundaga se cyane yemeye icyifuzo cye, maze umukobwa utagira uko asa Tani ashyingiranwa n'umusore w'umujangweri Surendra. Bari bahuye bwa mbere bikozwe na se aho mu bitaro, maze birangira muzehe ahise apfa. Nyuma yo gukurikira iyo, Tani na Surendra batari baziranye na gato, baratahanye nyine nk'umugore n'umugabo bashyingiranwe. Gusa umubano wabo nk'uko byumvikana ntiwari koroha. Surendra yafashe umwanzuro wo kurara mu cyumba cye, maze Tani ikindi cyumba. Surendra wari umenyereye ubuzima bwa gisiribateri yakomeje kwikorera uturimo tumwe na tumwe turimo kwitegurira utwa mu gitondo kugira ngo atagora umukobwa w'abandi. Baratinyanaga mu buryo bw'agatangaza, no kurebana mu maso cyangwa kuvugira ubuvugisha undi byari ikibazo gikomeye. Amagambo n'ibyo kuganira byari bike ndetse hafi ya ntabyo. Muri make buri umwe mu bagize urugo yahoranaga agahinda ku maso. Ndakwibutsa ko aha baba bakirara mu byumba bitandukanye. Iminsi yari icumye iba myinshi, maze umunsi umwe Tani ari hatembera muri quartier abona ahantu hari kampani yigisha ikanategura amarushanwa yo kubyina. Atashye asabye umugabo we Surendra uruhushya rwo kwitabira ayo masomo. Umugabo ntiyasubiza. Bukiye mu gitondo umugore asanga ikarita y'ishuri na bordero ku meza bimwemerera gutangira amasomo yo kubyina, maze aramwenyura ashimira umugabo we Surendra. Surendra yatekereje ikintu yakora ngo yigarurire umutima wa Tani, kuko yahoraga yibaza impamvu akunda Tani ariko Tani we ntamukunde. Maze Surendra wari umusore w'umunyacyaro wambara nabi nk'abasaza rwose, ibintu bitagezweho, utazi inyogosho ndetse n'izindi style zigezweho, yigira inama yo kujya muri salon, maze bamukoraho riraka. Bamushyizeho coiffe y'akataraboneka, ubwanwa babukuraho sinakubwira, ku buryo byari kugorana kumenya ko ari wa wundi. Maze akuramo rinete z'amaso, ashyiramo fime, atsapa utwenda tw'abajama, ava mu myenda y'abajangweri, asigara agaragara nk'umustar, mbese abamushya. Maze agana hamwe umugore we Tani ari kwigira kubyina, nawe atangira imyitozo. Imyitozo ya mbere irangiye habaye tombora ku bazajya babyinana, mbese bakorana imyitozo. Maze kubw'amahirwe Surendra atombora Tani, gusa Tani ntiyabashije kumenya Surendra kuko yari yahindutse cyane, maze ahita yiyita Raj. Ako kanya ubwo Surendra yari agiye kujya agira imyitwarire ibiri itandukanye. Mu rugo akaba umujangweri w'amagambo make ucecetse ari we Surendra, maze ku ishuri agahinduka Raj, umusore w'umustari w'umusazi w'amagambo menshi kandi ushabutse unisanzura bikabije ku bantu bose. Iminsi yaragiye indiraza, Surendra abayeho mu kwishushanyamo abantu babiri kugira ngo arebe ko yatsindira umutima w'umugore we wari warashingwe n'agahinda. Gusa gake gake Tani yatangiye kwiyumvamo wa musore w'umusazi bahurira mu myitozo ari we Raj.
agakomeza gufata Surendra nk'umugabo umucumbikiye mu nzu gusa. Raj aka Surendra yari yatangiye gucika intege kuko atarazi kubyina, bityo agatekereza ko azamutsindisha mu marushanwa, bituma ibyo kubyina abivamo. Bukeye Tani ageze mu myitozo yabuze umwunganizi we, kandi mu by'ukuri yari yatangiye kumwiyumvamo, bituma ajya kumushakisha. Ibi byagaruye Raj mu gakino ko gukomeza kwishushanya, gusa agaterwa impungenge n'amaherezo y'uko kwishushanya kandi bikamutera agahinda, kuko uruhande rwe rwa nyarwo umugore atarwishimiraga. Yahoraga yibaza ukuntu umugore we adakunda umugabo we uri seriye, ahubwo agakunda agasore kari aho k'amafuti kigira gasitari n'amagambo menshi. Ukwiyumvanamo kwa Tani na Raj kwatangiye gufata indi ntera, kugeza ubwo umukobwa yari asigaye ataha mu gicuku mu ijoro cyane nka saa 5 z'ijoro, kubera gutindana mu myitozo y'umwihariko na Raj bakoraga bonyine uwa babiri kugira ngo batazatsindwa amarushanwa. Amarushanwa ya couple zibyina yarageze, maze kubera imyitozo myinshi aho bombi bari baramazemo iminsi, baratsinda bakomeza ku cyiciro cya nyuma finale, ahahatanaga amakupure 10 yahize ayandi, maze barahoberana biratinda. Tani n'umwunganizi we Raj bagiye guserebura intsinzi, maze bishimisha barushanwa kurya ibiraha, bemeranwa ko uri butsindwe ari bwemera ubusabe ubwo ari bwo bwose bwa mugenzi we. Irushanwa ryo kurya umukobwa yararitsinzwe. Tani yageze mu rugo afite ibyishimo byinshi, amwenyura kubera intsinzi, maze abwira umugabo we Surendra icyamuteye ibyishimo kari intsinzi. Kugera icyo gihe Tani yari ataramenya ko umuhungu wiyita Raj anakunda ari umugabo we babana mu nzu, ndetse barara mu byumba bitandukanye. Umugabo ubundi mu rugo batajya bavugana, batinyana cyane. Tani yakomeje kwigaragariza Raj, amwereka imwe mu myitwarire ye irimo n'amahane, kubera ishyamirana rya hato na hato rya Tani ku bandi banyeshuri barushanwaga. Rimwe Raj na Tani bajyanye gushopinga imyenda, maze Tani abwira Raj bimwe mu bintu adakunda, birimo n'abasore banini b'ibituza n'amaboko, mbese bateruye, bihura nuko Raj atari munini bigezaho. Maze Raj aboneraho abaza Tani icyo abakobwa bari kumwe n'abasore baba bashaka. Tani yamusubije ko ikintu cya mbere abakobwa baba bashaka ari ugukundwa nk'aho batigeze bakundwa, mbese bagakundwa nk'aho ari ubwa mbere bakunzwe, kabone niyo baba bafite aba ex benshi. Ako kanya Raj yahise amenya ko Tani kimwe n'abandi bakobwa baba bakeneye urukundo rwa nyarwo, apana ibintu byo kwishushanya, maze afata umwanzuro ukomeye wo kumuha urukundo rufite ireme kandi rwa nyarwo. Ako kanya Raj yahise abwira Tani ku munsi ukurikiyeho wari isabukuru y'amavuko, anamusaba ko bazirirwana umunsi wose, maze Tani ashaka kubyanga. Raj ahita amwibutsa ko yamutsinze mu marushanwa yo kurya ibiraha, anamwibutsa ibyo bari basezeranye byo kwemera ubusabe bwa mugenzi wawe ubwo aribwo bwose, anamubwira ko ari ubwa mbere azaba wizihizanije n'undi muntu utari we wenyine. Ubwo Tani nyine yahise abyemera, bahana gahunda ya saa 3 za mu gitondo, maze Tani asigara amwenyura. Bidatinze barasohokanye, bajyana kure y'umujyi, maze baririrwana. Ijoro riguye amujyana ahantu hejuru ku musozi hitegeye, bareba neza umujyi wose waka amatara. Uri kwibaza byakurikiyeho? Mbere yuko mbikubwira, reka manze mwibutse ko Raj cyangwa se Surendra yari umuhanga mu bijyanye n'amashanyarazi, wanakoraga mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu. Bari ku musozi rero biteguye kureba neza uburyo umujyi waka. Ako kanya umuriro warabuze mu mujyi wose, maze haka amakaritsiye make, maze amatara yaho yandika ijambo I love you, bivuze ndagukunda. Umukobwa arabibona, amatara y'umujyi arongera asubiraho. Umukobwa yarumiwe agiramo n'ubwoba, agize ngo arasobanuza Raj ati ndarahira uru ni urukundo rwa nyarwo. Umukobwa yarumiwe, maze avuga ko yeretswe urukundo ruhambaye we yise urw'ubusazi. Avuga ko abikunze cyane, gusa ariko kandi ko bimubabaje cyane, kuko yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kutabwira Raj ko afite umugabo, mbese ko yubatse. Raj yahise amumara impungenge, amubwira ko ibyo byose abizi, anamubwira amazina y'umugabo we n'ahakorera ndetse n'aho batuye, maze amubwira ko gukomeza kwibera inshuti zisanzwe ntacyo bimutwaye, nawe igihe cye kizagera agashaka umugore we. Gusa Tani ayo magambo yamuteye agahinda, amarira azenga mu maso. Ikimenyetso simusiga cyagaragazaga ko Tani yakundaga Raj, ariko badafite icyo babikoraho, kuko yazirikanaga umujangweri we babana yasize imuhira. Gusa Raj yatashye babaye, kuko yibazaga impamvu umugore we adakunda imyitwarire ye nka Surendra nk'umugabo mu rugo, ahubwo agakomeza kwiyumvamo Raj agasore karaho. Ntiyabyereranye, yabiganirije inshuti ye ayitura agahinda ke,
maze amubwira ko impamvu Tani yikundira Raj ntakunde Surendra ari urukundo rwa nyarwo Raj yereka Tani, naho urwa Surendra rukaba rupfundikiye adashaka kurugaragariza umugore we, kandi mu by'ukuri arukeneye aribyo bimutera kuba yararikira udusore nka Raj. Surendra yafashe umwanzuro wo gutanga urukundo rwa nyarwo ku mugore we, ariko akarutanga nka Surendra w'umujangweri, maze yintego yo gukora buri kimwe ngo umugore wazamukunde. Surendra yatangiye kujya asohokana Tani, ariko Tani agakomeza kwiruka cyane kuri Raj akanamuhora mu ntekerezo. Rimwe basohokeye aho barebera filime, maze filime igeze hagati Tani urukumuzi rwa Raj rurumugurumanamo, asiga umugabo waho ajya kwirebera Raj mu mvura kandi nyinshi. Tani yageze yahamagaye Raj maze araza amwakiriza icyayi. Umukobwa muri iyo mbeho nyinshi baganira, maze mu marira menshi abwira Raj ko yafunguye umuryango w'urukundo Tani yari amaze igihe kinini afunze, anamubwira ko atishimiye umugabo babana, maze Raj asaba Tani ko bakwicikira bakajya kure, maze Tani agacika umugabo we. Tani yabwiye Raj ati shikisha ndashaka kongera kwishima. Raj yamusezanije ko azamutwara amarushanwa finale arangiye. Raj ari we Surendra yatahanye agahinda, maze afata umwanzuro wo kuzasiga Tani akigendera, maze Tani akabura Raj akabura na Surendra icyarimwe. Ku mugoroba ubanziriza amarushanwa buri umwe yagiye mu rusengero gusenga ukwe, maze Surendra asenga asaba Imana ko yazaba hafi y'umukobwa yakunze ubuzima bwe bwose. Tani nawe yasenze asaba Imana kumwiyereka mu bihe bimugoye. Yarakomeje aratakamba umwanya munini asaba Imana kumwiyereka, maze afunguye amaso abona ishusho ya wa mugabo babana mu nzu Surendra. Ikimenyetso simusiga ko Imana yari mu mugabo we, umugabo we wamukunze, wamubaniye neza, wamukoreye buri kimwe cyose cyashobokaga. Yaramwitegereje yibuka ukuntu yamubaniye neza bidasanzwe, abona koko ameze nk'Imana ye. Yari yaramubaniye bidasanzwe, maze Tani ajya imbere y'umugabo arapfukama amusoma ku birenge nk'ikimenyetso cyo kumwubaha. Bidatinze igihe cy'amarushanwa cyarageze, maze Tani ako kanya abwira Raj ko ibyo gucikana nawe yabivuyemo. Ati urukundo rwawe rwangize impumyi, rwatumye nibagirwa kuri ya mugabo tubana mu nzu yamfashe ikiganza igihe nari njyenyine nta handi mfite ho kujya. Nibyo koko agaragara nk'umuntu woroheje, ariko mbona Imana mu mugabo wanjye. Ako kanya Raj byaramushimishije. Yakomeje amubwira ati birashoboka ko umugore yasiga umugabo, ariko se ni gute yasiga Imana? Uriya mugabo ni nk'Imana kuri jye, sinamusiga, nta kibi yankoreye, umbabarire sinamusiga. Umugabo ibyishimo byaramurenze, amarira muzenga mu maso kuko yaramaze kumenya ko umugore we yamaze kumukundira uko ari. Amarushanwa yarakomeje, maze couple ya Raj na Tani igerwaho, gusa Raj yatinze kugera ku rubyiniro mu gihe Tani we yari yahageze. Bahamagaye Raj arabura, maze Tani atangira gutekereza ko Raj atari buze kuko yaramaze kumukatira. Raj yakomeje gutinda, maze Tani abwira umusangiza w'amagambo kumwunganizi watakije ndetse ko couple yabo ivuye mu marushanwa. Tani amanutse esikariye ya mbere ava kuri stage, yagiye kumva yumva abafana barakomereye cyane, maze ahindukiye akubitwa n'inkuba kuko yabonye wa mujangweri we Surendra babana mu nzu ari hujaho kugira ngo haze Raj. Imitima yamubanye ibihumbi, atangira kwibaza ukuntu agiye kubyinana na Surendra batari baritozanije, biramuyobera imbere y'abafana. Atangira gutekereza ko bagiye guseba, umugore yarabizi neza ko Surendra atabibasha. Umugabo yatangiye kwimurika akora imyereko, yatera pa umukobwa akabona zirasa neza neza nk'iza Raj. Umugore yatangiye gukeka ko Surendra yigize Raj, atangira gusubiza ubwonko inyuma, yibuka ibihe byose bye na Raj, abisanisha n'ibye na Surendra. Ahita amenya neza ko umugabo we Surendra ari we wigize Raj kugira ngo amushimishe. Umukobwa byaramurenze, abona ko afite umugabo umukunda bidasanzwe, umugabo ufite umuco. Barabyinanye maze bafata amaposteri barifotoza. Ako kanya Tani yatangiye kurira agira ati warambeshye, byose byari ibinyoma. Ni gute wambeshya ngo ntabwo uzi urukundo kandi amarira yanjye warayahinduye ibyishimo? Ukigira akajama karaho k'amafuti kugira ngo unshimishe, kandi nge ntarigeze ngwa n'igitonyanga cy'urukundo, urangije umundagazo w'urukundo rwawe. N'amarira menshi ati ni gute wankunda bigeza? Raj nawe ati ibyo biroroshye, iyo nkubonye nkubonamo Imana yanjye, iyo mbonye useka umutima wanjye utuza kurushaho. Ati Tani niba koko ari urukundo nkukunda kurusha uko nkunda Imana, atesa ahubwo Imana ntiribundakarire ko nkukunda kurusha uko nyikunda.
undi atoya Imana nifuha ahubwo ishyigikira abakunda. Uko nguko byarangiye rero umukobwa amenye ko umugabo we yitaga umuntu w'umujangwe ruraho ari we wamuhinduriye ubuzima, akamuzanira ibyishimo ariko mu bundi buryo yigize undi muntu kugira ngo akunde amushimishe.